muri equipe ya siporo umutoza yagize icyo avuga ku bakinyi bashya bakoze imyitozo ku mugoroba washize. Turaza kurebera hamwe icyo umutoza Afamel TV yavuze ku bakinyi bakoze imyitozo ndetse n'umukinyi w'umunya Algeria Ryan. Hari ikintu gikomeye cyane yamuvuzeho uyu mwarabu wakoze imyitozo, yagize icyo abavugaho. Sinakubwira nuko muri equipe ya siporo hari hajemo abakinyi bagera kuri batatu bari baje gukora test. Bimeze bite, bo bitwaye gute? Ni abakinyi batatu bavuye mu Tanzania, Burundi, Congo bagerageje gukora imyitozo muri equipe ya Rayon Sport. Ese we arabavuga iki, bimeze bite? Muri equipe ya siporo ku munsi w'ejo habaye sambatika. Umutoza yanze ko umunya Tunisia Mohamed Sheriko akora imyitozo atayasinya. Ese byagenze bite? Ubuyobozi bwa siporo burabivugaho iki? Ngiye guha details kuri iyi nkuru y'uyu musore Mohamed Sheri, n'impamvu uyu mutoza arimo aranga ko yakora test atarasinyira equipe ya Rayon Sport. Ikindi nuko equipe ya siporo kuri ubu aka kanya tuvugana ubu ntabwo yemere kuba yasinyisha umukinyi kubera ko bayireze muri Fegwafa. Hari abakinyi bagize gute bareze equipe ya siporo muri Fegwafa, ariko biroroshye cyane, ni ibintu byoroshye. Rayon Sport yasabwa kwishyura $1,700,000. Numvise ko bagiye kwishyura mu minsi mike cyane, ubundi haba ari umukinyi ifite igahita imusinyisha. Ibindi nakubwira nuko Rayon Sport yamaze gutandukana n'umusore Omar Nyinge. Ndaza kukubwira ese Sport iraza kubona amafaranga angahe, bimeze bite, detail kuri detail. Abakunzi ba Rayon Sport muze mwegere hano, muze hano shaka 10,000 mukande kuri subscribe, ubundi tugere gute tibe twarambura iyi nkuru turi kumwe. Nimwe mba nayikoreye. Abakunzi ba siporo mugomba kumenya aho equipe yanyu irimo irerekeza, bimeze bite. Ayo makuru yose ndayafite hano kwiri hano ndayafite cyane. Muze hano tuganire mujye nanyandikira abantu batandika muri comment, mujye muzamura udutima muvuge muti bimeze bite. Ngiye kubitamo muri puko atari ku bintu bitandukanye umutoza agiye atangaza ku bakinyi bakoze test muri equipe ya Rayon Sport. Abitwa Musore Prince uko bakinyi, abitwa aba Tony Kitoga, abitwa uyu musore Tamuye Maguru wari uko yakinye. Umutoza agize icyo abivugaho. Ngira ngo nabindi kadutangire, reka dutangire kamfata akantu hano ubundi tube twatangira inkuru yacu. Yes, reka utangiye neza cyane. Nizere ko mwese muhari neza cyane. Turambure aya makuru. Umunsi w'ejo Rayon Sport itangira imyitozo. Ubuyobozi bwa Rayon Sport butagaragaye ku myitozo. Hari ibyo bari barimo. Hagaragaye uwitwa Irambona niwe watangije imyitozo ku munsi w'ejo. Kandi ikindi nakubwira nuko hari abakinyi bagera kuri bangahe, batatu bakoze test muri equipe ya Rayon Sport. Ariko reka manze bakubite kuri iyi nkuru y'uwitwa Omar Nyinge. Omar Nyinge ari muri Senegal ariko ntabwo azagaruka mu Rwanda, right? Kubera ko yamaze kumvikana Rayon Sport ko afite amakipe arimo aramushaka, afite amakipe menshi ari kumushaka. Ariko Rayon Sport imurimo amezi 3 y'imishahara, right? Murimo amafaranga nka $5,000,000 gutyo. Bamaze kumvikana ko equipe izamugura bazakurikiza ibiri mu masezerano, bamanze bamwishyure amafaranga abarimo, ubundi Rayon Sport igira amafaranga ifata ndetse n'ayandi Omar Nyinge azajyana ku ruhare rwe nk'umukinyi. Nuko diri uyu musore ihagaze. Ndakubwira ko Forunganye Sudianye nibo baragaruka mu Rwanda ku munsi wo kuwa gatanu kuwa kane gutyo. Barimo barabakubita amatike kugira ngo bagaruke. Ariko uyu musore Omar Nyinge we yamaze kumvikana na Rayon Sport ko atazagaruka mu Rwanda. Afite ama equipe ashaka kwerekezamo cyane rwose. Ibintu sinzi wenda nimba bakunzi ba Rayon Sport mubona ko yarakwiye kuva muri equipe ya siporo cyangwa se yaragifite ikindi kintu yabafasha abakunzi ba Murera. So ikindi navuga muri equipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo umuzamu yanze gukora test, yanze gukora imyitozo, avuze ati mu gihe narasinya sinzakora test.
uyu muzamu nyine impamvu yaje mu Rwanda bamubwira ko aje gusinya right. Ageze mu Rwanda baramubwira ati uramanza ukore test, ariko bigahurana nuko Rayon Sport nta mafaranga ifite yo gusinyisha abakinyi. Skol namenye ko muri iyi konje barimo barabyigaho, Rayon Sport bashobora kuza kuyihereza amafaranga. So nakubwira ko uyu muzamu yabwiye ati ku munsi w'ejo yabwiye ati yaganiye na perezida wa Sport yabwiye ati mumanze mu mafaranga nsinye ubundi ndajya mu izamu, ndiyizeye ndi umuzamu ukomeye. Aracyahari uyu muzamu ajyamye mu nzove right. Igihe nzuko biraza kugenda nibaza kumvikana n'iki ashobora kuza gutangira gukora imyitozo. So, ikindi nakubwira nuko Mohamed Shari uyu mukinyi umutoza yamurwanyeho aravuga ati nawe agomba gusinya aruko anako agomba gutangira imyitozo aruko yamaze gusinya. None perezida wa Sport aramubwira ati ese nimba umukinyi umwizeye ari umukinyi mwiza wamushize mu kibuga tukamureba amaso areba ko nawe yafite natwe tureba, nimba ari umukinyi mwiza mushire mu kibuga. Abwira ati yarabwira ati ntabwo bikunda, ariko nyine impamvu uyu mukinyi avuga ko uyu mukinyi aganira n'umutoza Family Latifi mbere yo kaza mu Rwanda. Family Latifi yamubwira ati nta test uzakora yaramanje arabimwizeza ngo niyo mpamvu uyu mukinyi yemeye kuza mu Rwanda. Uyu mutoza nyine yaragiye arambwira ati wowe hari mfite ikipe yanjye ngiye gutoza. Family Latifi nyine niwe kamanda avuga ati banguka wowe na test muri Rayon Sport ihari. Uyu mukinyi rero Family Latifi ari kureba kumubwira ko byanze birimo biragorana ya ikipe ishaka akora test, kavuga ati uyu mukinyi ntabwo yabyemera. Ariko ubuyobozi bwa Sport icyo namenye nuko mu gihe batarababona amafaranga barabamwihoreye uyu Mohamed Sheri, kuko Rayon Sport nirabona amafaranga bavuga bati dufite abakinyi benshi hagati mu kibuga, uyu mukinyi niyo kumusinyisha byakwanga nta cyuho gikomeye cyane. Baravuga bati dusinyisha umukinyi uvuye mu cyiciro cya kabiri muri Tunisia yaza tukabona saa ufunga twamuhereje miliyoni 10 ugasanga zipfuye ubusa, ari ikibazo gikomeye cyane. So umutoza bamubwiye bati rero baramubwiye bati koresha imyitozo abakinyi bahari, ibyo abanze gukora test ubwo tuzabivuganaho. Nuko gahunda ndetse namenye ko uyu munsi bagomba kuganira n'abakinyi uko ari babiri ndetse n'umutoza, cyane kuri uyu muzamu Nyamari bakagira ibyo bumvikanaho nimba ashobora gukora test cyangwa se bagasinya bakababwira ko amafaranga bazayabona igihe runaka right. Nyine bashaka kuganira bagagira gute bagasetinga ko bati abakinyi barahangaha barahaba mariki bimeze bite bagomba gukora test. Ikindi namenye nuko umutoza wa Rayon Sport yamaze kwihereza igihe kingana n'icyumweru cyo gukoresha test kugira ngo azabe yarangije kurobanura abakinyi azakenera ndetse nabo atazakenera muri iyi season izatangira mu kwezi kwa 8. Yavuze ati guhera kuri yahereye ejo ku munsi wa kabiri azagera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha azaba agize gute, azaba yamenye ko ikipe ye n'abakinyi bakora test, abakinyi bashya, abakinyi azakenera, abakinyi abashora kuva abaje gukora test bagahita bataha. Nuko gahunda ziteye yavuze ati icyumweru kimwe abakinyi barabanyiretse ndabana bagize gute nababonye. So reka tujye kuri page yuko y'icyo yagiye yatangaza ku bakinyi batandukanye. Ndavugamo nk'abakinyi nka 4 yagize icyavugaho 4 avuze kuri Musore Prince uyu Murundi, kuri Tony Kitoga umukongomani, Tambuwe Maguruwari umurundi w'umukongomani ndetse na Ryan umunya Algeria right. So kuri umutoza aravuga ko kuri uyu musore Prince, reka duhere kuri uyu muhungu w'umurundi, avuga ati afite foro mu kwataka right. Ni umukinyi nyine wataka ariko kudefana ni ikibazo gikomeye cyane. Avuga ati arataka ariko
muri gahunda yo kudefanda nyine agaruka. Ni umukinnyi uzi gutera kufura neza cyane, kimwe icyo yakivuze. Ni umukinnyi uzi kuzamura amasantere right, agazamura santere zikaba neza nyine, zikaba dani, zikaba soanye, zikaba nziza cyane. Yavuze ati ikintu kiriho, hari umusore Ganijuru wagarutse muri equipe y'Sport ejo yatangiye imyitozo muri equipe y'Sport, azagira gute, azareba uzagira gute, uzagerageza kumuha ibisubizo akeneye. Gusa icyo yabonye kuri uyu mukinnyi ni uko yabonye ari umukinnyi wataka kuruta uko adefanda, uwo bita musore Prince. Ku mukinnyi witwa Tony Kitoga right, ni umusore ufite umubiri muto cyane, ufite umubiri utari munini. Ni umusore nyine ufite baro ku kirenge right, azi gukontorora baro. Yavuze ko nyine ni umusore utagenderaho cyane, nyine ni umusore nyine ufite touche, azi baro, azi umupira cyane. Ni umusore uzi gutanga pass, umusore uzi gutanga pass, akaba azi gucenga right. Ariko nyine kuri rwa rwego nko muri CAF Confederation Cup bishobora kugorana ko wamuhanza mu kibuga, birashoboka ko atagwa ibyo ukeneye. Umukinnyi nyine uri hagati no hagati. Ku musore witwa Tambwe Maguruwari, yavuze ati uyu mukinnyi Tambwe Maguruwari ni umukinnyi ukina ku munani, kuri nimero 8, si nimero 10, ni nimero 8 complete. Yavuze ati ni umukinnyi usaba baro ku ruhande, inyuma nyine ni box to box. Ni umukinnyi ushotera, ni umukinnyi ushota, ni umukinnyi nyine usaba baro ku hagati mu kibuga, nyine ku mpande akajya gusaba muri defense, nyine akaba agerageza no gushota. Yavuze ati uyu nguyu araza guhanganira umwanya na Richard Ndayishimiye. Namenye ko baraza kuba baza uyu munsi, babohereje amatike, ariko baraza kugira gute, baraza kunyura Tanzania, banyure Kirehe, bahite bagira gute, baraza mu modoka. Icyo kintu nabashije kumenya kuri Ryan ariko ikindi nababwira nuko mbere yo kumyitozo itangira, umutoza arabajije ati abakinnyi bose bagiye gukora atize. Yarabwiye ati buri mukinnyi wese nambwire umwanya ashaka gukinaho, yifuza umwanya uraza kumworohereza. Uwitwa Ryan yaravuze ati ndashaka gukina kuri nimero 6. Icyo umutoza rero avuga kuri uyu musore witwa Ryan w'umunya Algeria, ni umusore yavuze ati umusore ufite touche, azi umupira pe, arawuzi, azi gutanga amapasi transversal right, azi gutanga zino pasi nyine z'abarabu, zino pasi zinyura mu bakinnyi 3 cyangwa 4. Umukinnyi ubona ko nyine afite touche, umukinnyi nyine wo kuri nimero 6 kwambura baro akayitanga kandi ikagera aho ayitanze. Ariko ikibazo kirimo kuri shampiyona y'u Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ko nyine bisaba imbaraga. Nyine ni umukinnyi wari umaze igihe adakina, ni umukinnyi nyine abantu bareba wenda imyitozo bake cyane bakubwira ko ni umukinnyi nyine udakomeye cyane, nyine ni umukinnyi udakomeye umubiri, nyine akeneye imyitozo ikomeye cyane, akagenda yita agakomera amaguru right. Ariko umutoza yavuze ko ni umukinnyi ufite touche, afite ariko kuri nimero 6 nyine urumva kereka yaba akina ku 10 byaye ko ari byiza cyane kurushaho. Kuri nimero 6 uhura n'abakinnyi benshi b'imbaraga, kandi we uko byagaragaye ni umukinnyi uzi gutanga baro, ariko ku cyitwa igitugu iki byagorana kuri shampiyona y'u Rwanda. Ni ibintu by'ibitugu kabisa mugigira, nicyo kintu cyabashije kugaragara kuri uyu mukinnyi. Abandi bakinnyi rero bari baje gukora test, harimo mu Tanzania, mu Burundi, abakina kuri 2, kuri ku 8. So abo ngabo nyine abakinnyi ubona ko basanzwe, nyine barasanzwe cyane. Umutoza nyine yahaye icyumweru kimwe. So ngira ngo si ibyo, ni ibyo muri equipe ya Murera, ni ibyo ngibyo nabwira abakunzi ba Rayon Sport.